Umunsi wa 24 guhindurwa n'ukuri. Abantu bakenera ibirenze umugati ngo babeho, bagomba kurya buri jambo rivuye ku Mana. Matayo igice cya 4 umurongo wa 4. Ijambo ry'ubuntu bw'Imana rishobora kubahindura mukaba ibyo ishaka ko muba byo, kandi rikabaha ibyo mushobora gukenera byose. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 20 umurongo wa 32. Ukuri kuraduhindura. Gukura mu mwuka no kugenda usimbura ahari ibinyoma ukahashyira ukuri. Yesu yarasenze ngo ubejeshe ukuri, ijambo ryawe ni ryo kuri. Kwezwa bisaba guhishurirwa. Mwuka w'Imana akoresha ijambo ry'Imana kugira ngo aduhindure duse n'umwana w'Imana. Kugira ngo duse na Yesu tugomba kuzuza ijambo ry'Imana mu buzima bwacu. Bibiliya iravuga ngo ijambo ry'Imana riduhindura abantu bashyitse bashobora gukora imirimo Imana yaturemeye. Ijambo ry'Imana ritandukanye n'andi magambo yose. Ni rizima. Yesu yaravuze ati, amagambo nababwiye niyo mwuka kandi niyo bugingo. Iyo Imana ivuze, ibintu birahinduka. Ibyo ubona byose bigukikije, ibyaremwe byose biriho kuko Imana yavuze bikabaho. Byose yabiremesheje ijambo ryayo. Iyo hataba ijambo ry'Imana nawe ntuburiho. Yakobo yaranditse ngo Imana yagambiriye kuduha ubuzima ikoresheje ijambo ry'ukuri kugira ngo tubibiremwa biruta ibindi mu byo yaremye. Bibiliya ntabwo ari igitabo cy'amahame y'idini gusa. Ijambo ry'Imana ritanga ubuzima, ribyara kwizera, rihindura ubuzima, ritera Satani ubwoba, ribyara ibitangaza, rivura ibikomere, ryubaka kamere, rihindura ibiriho, ritanga umunezero, ritanga intsinzi mu gihe cy'ibibazo, rinesha ibigeragezo, ritanga ibyiringiro, ritanga imbaraga, rigeza ibitekerezo byacu, rivuga ibintu bikabaho, niryo riduha icyizere cy'ubuzima bw'iteka. Ntidushobora kubaho tudafite ijambo ry'Imana. Ntukarifate uko ubonye. Wagombye kurifata nka kimwe mu bintu by'ingenzi mu buzima bwawe ku rwego rumwe n'ibyo urya. Yobu yaravuze ati, amagambo yo mu kanwa kayo yambereye ubutunzi bundutira ibyo kurya binkwiriye. Ijambo ry'Imana niryo funguro ry'ubugingo ugomba gufata kugira ngo usohoze intego y'ubuzima bwawe. Bibiliya yitwa amata, umugati, ibiryo bikomeye, ndetse n'ibiryo biryohereye byo kwikuza. Iryo gaburo ry'ibyiciro bine niryo funguro ry'umwuka riduha imbaraga no gukura. Petero atugira inama ati, mwifuza amata y'umwuka adafunguye kugira ngo abakuze abageze ku gakiza. Kuguma mu ijambo ry'Imana. Muri iki gihe handikwa ibitabo bya Bibiliya zirenze izanditswe mu yindi myaka yose yatubanjirije uyiteranije, ariko Bibiliya ibitse mu kabati nta mumaro ibifite. Miliyoni z'abakristo zirwaye bwaki yo mu mwuka, barembejwe n'inzara kubera kudafungura bihagije ibiryo by'umwuka. Kugira ngo ube umwigishwa wa Kristo ufite ubuzima bwiza, ugomba gushyira imbere gutungwa n'ijambo ry'Imana. Ibyo nibyo Yesu yise kuguma mu ijambo. Yaravuze ati, nimuguma mu ijambo ryanjye muzamura abigishwa banjye nyakuri. Mu mibereho ya buri munsi kuguma mu ijambo ry'Imana birimo imirimo itatu. Icya mbere, ngomba kwemera ibyo ritegeka. Bibiliya igomba guhinduka igipimo ngeraho imyitwarire yanjye, icyapa kiyobora inzira mfata, inama nishingikirizaho kugira ngo mfate ibyemezo birimo gushishoza, n'ikigero ndeberaho nsuzuma buri kintu. Bibiliya igomba kuba itegeko risumba yandi mu mibereho yanjye. Ibibazo byinshi tugira mu buzima tubiterwa no gufata ibyemezo twishingikije ku nkingi zidakomeye. Umuco ngo buri wese niko akora, akamenyero kuva kera kose nuko tubikora, ibitekerezo byawe nabonaga ari bwo buryo bukwiriye, cyangwa amarangamutima numvaga bimbereye byiza. Ariko ibyo byose uko ari bine birimo intege nke kuko byamunzwe n'icyaha. Icyo dukeneye ni igipimo gishyitse kitazigera kituganisha mu nzira itariyo. Kandi ijambo ry'Imana ryonyine niryo rishobora kuzuza ibyangombwa. Salomo abitwibutsa agira ati, ijambo ry'Imana ryose ryarageragejwe. Na Pawulo agasobanura ati, ibyanditswe byera byose ni ijambo ry'Imana. Birimo byose bigira umumaro wo kwigisha no gufasha abantu, kubakosora no kubereka uburyo bakwiye kubaho. Agitangira gukorera Imana, umuvugabutumwa Bill Graham avuga ko yagize igihe cyo gushidikanya ukuri n'ubutware bw'ijambo ry'Imana. Ijoro rimwe amurikiwe n'ukwezi apfukama ahantu aririra Imana, arayibwira ati, nubwo hari ibice byinshi bya Bibiliya ntumva neza, uhereye uyu munsi Bibiliya niyo yonyine izaba itegeko rigenga imibereho yanjye n'umurimo wanjye. Kuva uwo munsi ubuzima bwa Bill Graham Imana yabuhaye umugisha, iramukoresha cyane mu mbaraga zidasanzwe. Icyemezo kiruta ibindi ushobora gufata uyu munsi ni uguhitamo ikizayobora ubuzima bwawe. Wiyemeze ko nubwo hariho umuco, akamenyero, ibitekerezo n'amarangamutima, Bibiliya ariyo yonyine izakubera itegeko ushingiraho. Ufata icyemezo cyo kubanza kubaza ngo, ese Bibiliya ibivugaho iki? Buri gihe cyose ugiye gufata icyemezo ku kintu runaka, wiyemeze ko igihe ijambo ry'Imana rigutegeka gukora ikintu uzajya wizera ijambo ry'Imana ukagikora, byaba byumvikana cyangwa bitumvikana neza, waba wumva ubifite cyangwa utabifite muri wowe kubikora.
ufata aya magambo ya Pawulo uyagira yawe, aho avuga ati nizeye ibyanditswe mu mategeko byose no mu byahanuwe. Icya kabiri, ngomba kuzuramo ukuri kwaryo. Ntabwo bihagije kwemera Bibiliya, ngomba kuyuzuza mu bitekerezo byanjye kugira ngo Umwuka Wera ashobore kumpindura akoresheje ukuri. Hari uburyo butanu bwo kubikora. Ushobora kuryakira, kurisoma, kurikoraho ubushakashatsi, kuryibuka no kuritekerezaho. Icya mbere, wakira ijambo ry'Imana iyo uritega amatwi kandi ukaryakirana umutima ukinguye kandi uryemera. Umugani w'umubibyi utwereka neza ko uburyo twakira ari byo bituma ijambo ry'Imana rimera muri twe kandi rikera imbuto. Yesu yatanze urugero rw'uburyo butatu abantu batakira ijambo: umutima ufunze, ubutaka bw'urutare, umutima utagutse, ubutaka bw'akara, umutima ujarajara, ubutaka burimo amahwa. Hanyuma asoza agira ati mwitondere uburyo mwumva. Igihe cyose bazabwiriza ubutumwa cyangwa ukaba uri mu nyigisho za Bibiliya ukumva ntacyo urimo kunguka, ujye yibaza uburyo urimo kumva, cyane cyane ugenzure ko nta kwishyira hejuru ufite, kuko igihe cyose Imana ivugana nawe iyo ufite umutima uciye bugufi kandi ukinguye kwakira, kabone n'umwigisha y'abasinziriza abamwumva. Yakobo atugira inama agira ati mwakirane ubugwaneza ijambo ryatewe muri mwe ribasha gukiza ubugingo bwanyu. Icya kabiri, mu myaka 2000 ishize itorero ririho, mbere abihaye Imana nibo bonyine bari bategekewe gusoma ijambo ry'Imana, ariko no munsi miliyari z'abantu zishobora kuryisomera. Nyamara nubwo bimeze bityo, abakristo benshi bashobora kudasiba gusoma ibinyamakuru ariko ntibasome Bibiliya. Ntibitangaje ko benshi badakura. Ntiwamara amasaha 3 ureba televiziyo ngo umare iminota 3 gusa usoma Bibiliya ngo uvuge kuzakura. Benshi bavuga ko bemera Bibiliya kuva ku rupapuro rwa mbere kugeza ku rwa nyuma, ntibarayisoma ngo bave ku itangiriro bageze ku iherezo. Ariko wihaye gahunda yo gusoma Bibiliya iminota 15 gusa buri munsi, uzarangiza umwaka warangije kuyisoma yose. Wigomwe iminota 30 buri munsi kuyo wajyaga ukoresha ureba televiziyo ukayikoresha usoma Bibiliya, washobora gusoma Bibiliya yose inshuro 2 ku mwaka. Gusoma Bibiliya buri munsi bizatuma uhora ushobora kumva ijwi ry'Imana. Niyo mpamvu Imana yategetse abami ba Isirayeli guhorana igitabo cy'amategeko hafi. Icyo gitabo azakibane ajya gisomamo iminsi yose akiriho. Ariko icyangombwa si ukukigira hafi yawe gusa, ujye ugisoma kenshi. Igikoresho gishobora kukorohereza ni kalendari yo gusoma Bibiliya ya buri munsi. Izagufasha kutajarajara muri Bibiliya ukubita hirya no hino, kuko bituma hari ibice birengagiza. Icya gatatu, gukora ubushakashatsi cyangwa kwiga Bibiliya n'ubundi buryo bwo kuguma mu ijambo. Itandukaniro hagati yo gusoma no kwiga Bibiliya ni uko hari ibindi bintu bibiri ugomba kongeramo: kwibaza ibibazo no kwandika ibyo wahishuriwe. Ntabwo uba wize Bibiliya by'ukuri iyo utari wandika ku rupapuro cyangwa ubundi buryo ibitekerezo wungutse. Ntabwo uyu mwanya unyemerera gusobanura uburyo butandukanye bwo kwiga Bibiliya. Hari ibitabo byinshi byanditswe ku buryo bwo kwiga Bibiliya, harimo n'icyo nanditse haciyeho imyaka nka 20 imbere y'iki. Ibanga ryo kwiga Bibiliya ni ukumenya kwibaza ibibazo byiza. Uburyo butandukanye bukoresha ibibazo bitandukanye. Uzavumbura byinshi muri Bibiliya nutuza ukibaza ibibazo byoroshye nko kuvuga ngo nde, ibiki, hehe, ryari, kuki, gute. Bibiliya iravuga ngo hahirwa abantu biga bitonze amategeko atunganye y'Imana, kuko atera umudendezo kandi bagakomeza bakayiga. Bene abo ntibibagirwa ibyo bumvise, ahubwo bumvira iby'Imana ibigisha. Abakora batyo bazahabwa umugisha mu byo bakora. Uburyo bwa kane bwo kuguma mu ijambo ry'Imana ni ukuryibuka. Ubushobozi bwo kwibuka ni imwe mu mpano Imana yaduhaye. Ushobora kwibwira ko ufite ubwonko budafata, ariko burya si byo, kuko ufite mu bwinshi ibitekerezo, amahame, ibyabayeho ndetse n'imibare birenze amamiliyoni washoboye gufata mu mutwe. Ibyo wibuka nibyo uha agaciro. Nuha ijambo ry'Imana agaciro, uzabona n'umwanya wo kurifata mu mutwe. Hari inyungu nyinshi mu gufata imirongo ya Bibiliya mu mutwe. Bizagufasha guhangana n'ibishuko, bizagufasha gufata ibyemezo birimo gushishoza, bizakugabaniriza guhangayika, bizaguha kugira umutuzo mu mutima, bizakwigisha gutanga inama nziza no gusangira kwizera kwawe n'abandi. Ubwonko bwawe ni nk'indi mikaya y'umubiri. Uko ubukoresha cyane niko burushaho kugira imbaraga, no gufata ijambo ry'Imana mu mutwe bizarushaho koroha. Ushobora gutangira uhitamo imirongo mike ya Bibiliya iri muri iki gitabo yagukoze ku mutima, ukayandika ku gakarita gato utwara mu mufuka. Nyuma ujye usubiramo kenshi uyivuga uranguruye ijwi kenshi ku munsi. Ushobora gufata mu mutwe ijambo ry'Imana aho waba uri hose, waba urimo gukora imyitozo, cyangwa utwaye imodoka, cyangwa utegereje, cyangwa uryamye. Amabanga 3 yo gufata mu mutwe ibyanditswe ni ugusubiramo, ukongera ugasubiramo, ukongera ugasubiramo. Bibiliya iravuga ngo mwibuke ibyo Kristo yabigishije, maze mureke amagambo ye yungura ubuzima bwanyu kandi ibahe kugira ubwenge. Uburyo bwa gatatu bwo kuguma mu ijambo ry'Imana ni ukuritekerezaho. Nibyo Bibiliya yita kwiyumvira.
Kuri benshi kwiyumvira bivuga guhagarika ubwenge ukabureka ugakubita hirya no hino, ariko ibyo bitandukanye cyane n'ibyo Bibiliya yo iba ishaka kuvuga. Kwiyumvira ijambo ry'Imana ni ugutekereza bifite intego, bisaba imbaraga. Utoranya umurongo ukagumya ukawutekerezaho igihe kirekire mu bwenge bwawe. Nk'uko nabivuze mu gice cya 11, niba uzi guhangayika ugushobora no kumara igihe utekereza ku ijambo ry'Imana. Guhangayika nabyo ni uburyo bwo kwiyumvira ariko utumbiriye ibibazo. Kwiyumvira ijambo ry'Imana nabyo ni kimwe, uretse ko ubwo uba utumbiriye iby'Imana yavuzeho gutumbira ibibazo byawe. Nta kandi kamenyero ushobora gufata gashobora guhindura ubuzima bwawe nawe ubwawe ugasa na Yesu kuruta gutekereza buri munsi ku ijambo ry'Imana. Uko dufata igihe tugatekereza ku kuri kw'ijambo ry'Imana, tugatekereza tubikuye ku mutima ku rugero rwiza rwa Kristo, niko tugenda duhindurwa tugasa nawe, tuva mu bwiza tujya mu bundi buruseho. Ubaze inshuro Imana ivuga ku kwiyumvira ijambo ry'Imana, watangazwa n'amasezerano akomeye Imana yatanze ku bafata umwanya wo gutekereza ku ijambo ryayo kenshi ku munsi. Kimwe mu byatumye Imana yita Dawidi umuntu umeze nk'uko umutima wanjye ushaka, nuko yakundaga gutekereza kenshi ku ijambo ryayo. Niyo wivugiye ati, amategeko yawe ndayakunda cyane, niyo nibwira umunsi ukira. Gutekereza cyane ku kuri kw'ibyo Imana yavuze niryo banga ryo gusenga amasengesho Imana isubiza no kugira ubuzima burangwa no kunesha. Icya gatatu, ngomba gushyira mu bikorwa amahame yaryo. Kwakira, gusoma, gukora ubushakashatsi, kwibuka no kwiyumvira ijambo ry'Imana ntacyo byamara tutarishyize mu bikorwa. Tugomba kuba abakora icyo ijambo rivuga. Iyi niyo ntambwe ikomeye kuruta izindi, kuko Satani ayirwanya yivuye inyuma. Ntacyo bimutwara iyo ugiye mu materaniro yo kwiga Bibiliya ariko wavayo ntugire icyo umarisha ibyo wize. Tuba twishuka iyo twibwira ko kuba twumvise, twasomye cyangwa twize ihame runaka tuba twaricengeye. Mu by'ukuri ushobora guhora wiruka uva mu iteraniro rimwe cyangwa ihugurwa cyangwa igiterane ukabura igihe cyo gushyira mu bikorwa ibyo wize, bityo ukabyibagirwa muri iyo nzira urimo ujya kwiga ibindi. Iyo hatabayeho gushyira mu bikorwa ibyo wize kuri Bibiliya byose bihinduka impfabusa. Yesu ubwe yarivugiye ati, umuntu wese wumva ayo magambo yanjye akayakomeza azaba nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. Yesu nanone yavuze ku migisha y'Imana iva mu kumvira ijambo ryayo atari mu kurimenya gusa. Yaravuze ati, ubwo mumenye ibyo murahirwa nimubikora. Impamvu ituma kenshi duhunga gushyira mu bikorwa ibyo twize nuko bikomeye ndetse rimwe na rimwe bikatugora. Ukuri kuzatubatura, ariko mbere kurabanza kukadusharirira. Ijambo ry'Imana rishyira ahagaragara ibikoresha imitima yacu, rikerekana amakosa yacu, rigacyaha ibyaha byacu, kandi rikadusaba guhinduka. Biba muri kamere y'umuntu kurwanya guhinduka kose, niyo mpamvu gushyira mu bikorwa ijambo ry'Imana bihinduka nk'umurimo w'uburetwa. Niyo mpamvu ari ngombwa kuganira n'abandi ibyemezo ufata by'uburyo bwo kurishyira mu bikorwa. Sinzi uko nashimangira agaciro ko kuba mu itsinda rito ryo kwiga Bibiliya. Iteka twigira ku bandi amahame tutari kuzigera tumenya turi twenyine. Abandi bazagufasha kubona ibisobanuro utari kubona, kandi bakagufasha gushyira mu bikorwa ukuri kw'ijambo ry'Imana mu buryo bufatika. Uburyo bworoshye bwo guhinduka ushyira mu bikorwa ijambo ni ukwandika intambwe uzatera ushyira mu bikorwa ibyo umaze gusoma, kwiga cyangwa gutekereza mu ijambo ry'Imana. Ufata akamenyero ko kwandika utomoye ibyo ugambiriye gukora. Icyo gikorwa kibi cyawe bwite, kikwerekeyeho, gifatika, cyerekana icyo uzakora, kigaragara, werekana igihe uzaba wakirangirije. Buri gushyira mu bikorwa bizaba bishingiye ku mibanire yawe n'Imana, imibanire yawe n'abandi, cyangwa kamere yawe bwite. Mbere yo kujya ku gice gikurikiye, ufate umwanya ubanze utekereze kuri iki kibazo. Ni iki Imana yamaze kukubwira ikoresheje ijambo ryayo, ukaba utaratangira kugishyira mu bikorwa? Nurangiza wandike mu magambo make intambwe zizagufasha gushyira mu bikorwa ibyo wamaze kumenya. Ushobora kwiyambaza umuntu w'inshuti uzagufasha kugenzura aho ugeze. Umuvugabutumwa Moody yabivuze neza ngo, ntabwo twahawe Bibiliya nk'igitabo cyo kutwungura ubwenge, twayihereye guhindura ubuzima bwacu. Gutekereza ku ntego y'ubuzima bwanjye. Ingingo yo kuzirikana. Ukuri kurampindura. Umurongo wo gufata mu mutwe. Nimuguma mu ijambo ryanjye, muzaba abigishwa banjye nyakuri, namwe muzamenya ukuri, kandi ukuri niko kuzaba batura. Yohana igice 8 umurongo wa 31 kugeza kwa 32. Ikibazo cyo gutekerezaho. Ni iki Imana yamaze kumbwira mu ijambo ryayo ntari natangira gushyira mu bikorwa?